Mwongeye kwirirwa abakunzi ba The Sensors Lab. Reka nangire mbashimira uburyo mudahwema gukomeza kutugaragariza ko mudukurikiye, mukora like na subscribe kuri channel yacu. Bamwe mu bakunzi bacu bagiye badusaba kubabwira ibintu byabakiza indwara y'ibimeme ikomeza kugenda izahaza abantu batari bake. Ese ibimeme ni indwara ki? Birashoboka ko yakira umuntu akongera akagenda neza? Iyi ndwara y'ibimeme ni indwara ikunda gufata hagati y'amano, irahangayikisha kuko usanga ibabaza uyirwaye. Usanga hagati y'amano byarafashe bikakurya ndetse bikaba byanatuma ibirenge binuka cyangwa se bihumura nabi, bitaretse no gutuma ukomeza kwishimagura. Gusa burya kubivura ntibisaba ibintu byinshi kuko hari umuti woroshye wakoresha uri mu rugo, bikaba byanakorohera muri iki gihe turimo cyo kwirinda icyorezo cya coronavirus tuguma mu rugo. Muri ibyo nakubwira harimo tungurusumu. Fata agasate kamwe ka tungurusumu ugasekure usige ahantu hari ibimeme. Ushobora no kugafata ukagashyira mu mazi yabize ukayakandisha mu bimeme biri hagati y'amano. Vinegre. Fata agatambaro gafite isuku ugatose muri vinegre ugende usigisha hagati y'amano gahoro gahoro, cyangwa ushyire ibirenge byawe mu ibase wasutsemo vinegre n'amazi ubimazemo iminota 15. Icyanyuma wakora, fata ikiko kimwe cya eau de javel ugishyire muri litiro 4 z'amazi akonje mu ibase ukandagiremo iminota 15. Nyuma uhanagure neza ushyiremo poudre y'abana yitwa Johnson. Ubwo nibwo buryo bworoshye wakoresha ukabasha gukira ibimeme byazahaje abatari bake bakoresha n'imiti ikanga kubakiza. Reka nsoze mbibutsa gukomeza gukaraba amazi meza n'isabune, twirinda ingendo zitihutirwa, gukorakora aho tubonye hose, tuguma mu ngo zacu kugira turinde ubuzima bwacu n'ubw'igihugu kujya mu kaga. Nizere ko wowe ufite iki kibazo cyo kurwara ibimeme izi nama hari icyo zizagufasha. Wari kumwe na Gisele Murekatete. Mugire umugoroba mwiza.